Yes, reka ndusheho kuguha ikaze wowe ukurikirana ibiganiro bya Kamatoki TV, njye Nditsabimana Jean Bosco. Kuri uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe amahame n'amategeko agenga umukinnyi wa filime, tunigire hamwe kugira ngo ube umukinnyi wa filime wa nyawo ugera kure cyangwa se uzagera kure, icyo waba usabwa n'icyo wakora. Turaza kurebera hamwe noneho umuntu ufite impano ariko atazi gukina icyo yakora. Ese bisaba iki? Hari n'igihe uba ufite iyo mpano cyangwa se wowe uzi ko ufite impano yo gukina filime ariko ntayo ufite, ari uko ubikunda cyangwa se ubyiyumvamo ariko udafite impano yo kugira gute yo gukina filime. Ibi byose nibyo nje kugusobanurira, ngo uhaye ikaze mu kiganiro Nditsabimana Jean Bosco. Ngira ngo nagiye nkukorera ubusesenguzi bwimbitse bwinshi cyane kuri filime Inzira y'Umusaraba. Turaza kurebera hamwe kandi noneho abasanzwe bazi gukina icyo bakora kugira ngo babe hit cyangwa se babe top. Ngira ngo muzi abakinnyi benshi bagiye baca mu maso yanyu bakunzwe cyane iyi saha batakigaragara muri taburo z'amatelefone yanyu cyangwa se muri sinema nyarwanda bagiye baharurukwa. Ese ni iki gituma umukinnyi aharurukwa? Ni ukuba atazi gukina se? Ese ko kera muba mwarigeze kumukunda, ni ibiki bituma uyu munsi wa none mutakibasha kuba mwamukunda? Mbere y'uko tujya kuri abo ngabo, reka duhere ku munsi wa none ku bantu bashyashya batarakina cyangwa se bateganya kuzaba abakinnyi bakomeye cyane, mbereke inzira bishobora gucamo kugira ngo ube umukinnyi uhambaye. Reka dutangire. Nizere ko nimba uri kumva kino kiganiro wamaze gukanda kuri ka gapfunsi kabanza. Mbere na mbere ikintu gisabwa kugira ngo ube umukinnyi wa danje cyangwa se umukinnyi ukomeye cyane uzanagera kure, ikibanza kiruta ibindi byose, cya mbere kurenza ibindi byose, ni ukuba waramenye neza yuko ibyo bintu birimo neza cyangwa se ufite iyo mpano yo kubikina. Ushobora kuba udafite impano nabwo ukiga kubikina, ibyo byagusaba kubyiga noneho. Ubaye udafite impano ntibivuze ko utaba umukinnyi wa filime, ariko iyo udafite impano bigusaba kubyiga kugira ngo ube we. Noneho rero tugiye kurebera hamwe abafite impano icyo bakora kugira ngo izo mpano zabo zibashe kubageza kure. Ni iki bakora kugira ngo izo mpano zabo zibashe kubagera kure? Mbere na mbere hari icyo twita sikibuti, baguhereza sikibuti ni nk'inyandiko yanditse mu buryo bw'amagambo muzakoresha muri gukina filime. Nimba bamaze kuguhereza amahirwe yo kwinjira muri filime kugira ngo ukomveke cyangwa se ugirire inyungu abaguhaye iyo kazi yo kwinjiramo nawe kandi bizakugeze kure, mbere na mbere urabanza ugasoma ibyo baguhaye ugomba kuzakina. Wamara kubisoma ntufate gutyo ngo nuko ari amagambo gusa, ahubwo noneho ugahita utekereza ngo ese uyu muntu bamaye kuzakina ndiwe ni muntu ki? Ni umuntu w'umugome? Ni umuntu mwiza? Ni umuntu uzaba wishimye? Ni umuntu uzaba urakaye? Ukareba emotion ziri muri uwo muntu baguhaye, nimba bakeneye umuntu uzaba urakaye, nimba bakeneye umuntu uzaba wishimye. Si ngombwa yuko uzatangira gukina bakubwiye cyangwa se kamera bayicanye bakubwiye ngo action ngo utangire ukine, ngo uhite banakwibutsa uko uraba umeze, ngo bakwibutse ngo utangira ngo ube urakaye cyangwa se ngo utangira ngo ube useka. Ahubwo wowe ubwawe kubera uzi icyo ushaka, mbere na mbere nimba wasomye neza ukabona yuko iyo filime uzaba usekeje cyangwa se uzaba urakaye cyangwa se uteye agahinda, bakikubwira yuko batangiye, isura yawe ihita ihinduka ikamera nk'iya wa muntu urakaye. Ikindi, umaze gusoma neza ibyo baguhaye uzakina, reba neza umuntu wakinnye ibyo bintu bisa n'ibyawe. Byanze bikunze si ubwa mbere biba bibayeho. Shakisha mu mafilime yose, nimba utajya kureba filime ako kanya iga kubireba kuko ugiye kwiga noneho uri ku ishuri. Iga umuntu ukina umeze nkawe, uko yari ameze, imyitwarire ye ijye muri wowe, ibyo ngibyo biraza kugufasha kuba umukinnyi w'umuhanga kandi cyane. Hanyuma noneho ubwo tumuvuge umaze kumureba ugiye noneho kwigira nkawe. Mbere na mbere ubanza kureba ubundi emotion ziri muri iyo role baguhaye. Noneho nimba ari role ibabaje ukamenya ukuntu uri bwababare, ukamenya yuko ako kanya binabaye ngombwa watangira uri kurira, upfa kuba weho nyine wiyumvishemo ko uwo muntu bashaka ariko ugomba kuba umeze. Icyo kintu kiragufasha cyane ugahita uba umuntu wahatari, ukaba umuntu ukomeye kubera yuko ibyo uba ugiye gukora uba wabyiyumvisemo bitabaye ngombwa ko babikubwira. Banza usome ku rwandiko baguhaye role uzakina, reba neza kuri iyo role nimba weho ugiye gukina iyo role
uri umuntu ubabaje, nimba ugiye gukina iyo role uri umuntu uteye ubwoba, reba neza iyo sini mwahuriyemo na mugenzi wawe nimba ari role ibabaje cyangwa iteye ubwoba, mu maso yawe hagaragaremo ikintu gikanganye ku buryo abantu bizabatera ubwoba. Bivuze iki rero? Bivuze ngo nimba ugiye gukina role iteye ubwoba, ntabwo ari ugiye gutera ubwoba abo muri kumwe imbere ya kamera, ntabwo ugiye gutera ubwoba twebwe turi kukubwira ibi, izatera ubwoba abazayireba. Gerageza mu maso yawe rero hagaragaremo isura ikanganye ku buryo abantu bazabireba bagomba kuzagira ubwoba, aho ngaho uzaba ubirimo neza. Nimba ari urukundo, tekereza neza uko usanzwe ubanye na sheri wawe, uburyo mukundanamo, ibyo mukora bya bindi abantu batareba, ibyo bidasanzwe nibyo ukeneye gukora kugira ngo nawe ube udasanzwe, byigutera ubwoba. Ibyo ngibyo iyo uje muri filime ugomba kumaramaza, ugashyira izindi motion hasi ukavuga ngo abazandeba gutya na gutya, n'ubundi weho ni wowe ugomba guha abantu bazakureba ibyo babona ko ari byo bikurimo. Rero tangira wisanishe neza cyane n'uwo muntu, nimba bagwaye ngo ukine uri umugore wa runaka, isanishe neza n'umugore we cyangwa se uko usanze witwara mu buzima busanzwe, wigire umugore we by'ako kanya. Ubundi buriya ikintu cyica abantu ni ukumva yuko ibyo bintu bitari byo. Ikintu cyica abantu ni ukumva yuko ari filime bagiye gukina atari ibya nyabyo, kandi biriya byakaba ari ibya nyabyo kurenza filime, kuko uwo uzabireba we azaba azi ko ari ibya nyabyo. Icyo ni cyo kintu ugomba kubanza kwiyumvamo, ukumva ko ibyo ugiye gukora ari ibya nyabyo. Duhure mu gice cya kabiri mu kanya.